ni kangahe uhitamo kuba utari we imbere y'inshuti zawe, inshuti zanjye, kubera ko utinya ko bakwanga, kubera yuko utinya ko bagufata nk'umuntu mubi. Twese ibyo ni ibintu twanyuzemo cyangwa se tunyuramo. Yes, karibu karibu, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye urubuga rwacu rwa Yubake Ukire TV. Nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice binyuranye by'isi. Ndakwakiriye rero kandi nkwifuriza kugubwa neza, nkwifuriza kumera kuba umuntu umeze neza muri ibi bihe turimo byo kurangiza umwaka. Nuko ndanakwibutsa kutibagirwa kujya ukanda like, kandi abatari biyandikisha nabo ndabakangurira, abantu bashyashya wenda cyangwa se utari wiyandikisha ujye utureba, ndagukangurira ndagushishikariza kugira ngo uhagurukire kwiyabonesha, ubikore kwiyandikisha, gukora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Ni hariya hasi nyine ukanda, hanyuma ugahita uba umuntu tugendana, umuntu uri mu muryango wacu, ushaka kugana imbere, ushaka gutera intambwe mu buzima, mu bumenyi. Ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane nshuti zanjye, kandi ndabashimira, muri abantu b'agaciro, ababikora mwese ndabashimiye cyane, kubera yuko gushyigikirana, burya gukanda like ni ibintu bituma YouTube yerekana ibiganiro, kwiyabonesha nabyo ntacyo bigutwaye, ubikoze ndagushimye cyane. Uyu munsi rero nyine ndakuganiza nkubwira ngo hagarika kuba nk'urudodo. Urudodo, murabona urudodo urarukurura ukarugeza aho ushaka, urarukurura ukarujyana aho ushaka. None ikiganiro cy'uyu munsi ni ukubwira ngo hagarika kuba nk'urudodo. Ca uwo mugozi utuma uba nk'urudodo. Burya murabizi mu buzima turi abantu benshi, ndetse biri mu muntu, ni kamere muntu, ariko umuntu agomba kuyirwanya. Tubana ubwoba bwo gutsindwa, tubana ubwoba bwo kudashobora ibintu, gutinya se ijisho ry'abandi, icy'abandi batuvugaho, icy'abandi badutekerezaho. Ugasanga turakora ibintu tugendeye ku bandi, tukaba nk'ibikoresho by'abandi bantu, tukaba nk'ibikoresho bya sosiyete, tukaba nk'ibikoresho by'isi. Abandi ugasanga twumva ko baratunegura, ugasanga abandi bashaka kukunegura mu byo ukora, none ugasanga ukurikiye umurongo wabo kugira ngo batakunegura. Ariko ikintu nshaka kubwira, mu bintu ukora, mu bintu byose ukora, iyo wiyizeye ugakomeza ugakora ibintu uko ubyemera, udacitse intege, ugera kure, ugera ku ntego nziza. Icy'ingenzi ni iki? Icy'ingenzi ni uko uri we, kandi ukaba uzi kuri gukora ibintu uri mu nzira y'ukuri, uri gukora icyiza, uri mu nzira nziza, kandi wizeye. Byanze bikunze ibintu bigenda biza, ibintu bigeraho bikaba ibintu byiza. Uyu munsi rero reka mbaganize ku kintu njyewe nakurikiye, ikintu nkurikiza kandi nakimenye ninze ndi mu myaka hafi 50. Uyu munsi ndagikurikiza kandi ndi umuntu unezerewe, ndi umuntu, n'ibintu byamfashije kunezerwa, ni ibintu byanyongereye umunezero. Ndi umuntu udahora mu mutima wanjye ngo ndagahinda, cyangwa se ngo umutima wanjye ngire stress, kubera nyine icyo kintu cyo gukurikira abandi, gukurikira izindi. Kubera ko nashoboye icyo kintu cyo guca urwo rudodo, kumera nk'urudodo, ugasanga uri umuntu abandi bayobora kubera gutinya ibyo barakuvuga, ibintu nk'ibyo. Burya kuba nyamukurikiriza ibindi ni ibintu dukora mu bintu tutazi. Abantu benshi barabikurikiza, ni ibintu bakurikiza kubera ko dushaka gukurikiza ibyo abantu bifuza. Icyemezo cyose ufashe, ukabanza ukibwira, ukabanza ukibaza icyo abandi baragutekerezaho, uzabitekereze, uzasanga ari ukumeze. Iyo utaragera ku rwego utabanza gutekereza ngo mbese abandi barantekereza iki, ninkora iki. Mu gihe cyose ikintu ugiye gukora ukabanza kubyibazaho, icyo gihe uba uri igikoresho cy'isi, uri igikoresho cy'abandi. Iyo uri kuri urwo rwego uhora wibaza, ese ninkora iki, arantekerezaho iki, ese ninkora iki, uyu nguyu arantekerezaho iki, ese inshuti yanjye
ko numva nakora iki ariko se ningikora arabifata gute? Icyo gihe ubutari waca rwa rutoto, ubutari wacu uwo mugozi wo kuba ibyo bita marionette mu gifaransa, ni nko kuba marionette mu Kinyarwanda, ni nko kuba igikoresho cy'isi, cy'abantu, cy'inshuti. Ibyo bintu iyo umeze gutyo ntabwo ukunda kubabara. Umuntu unezerewe, umuntu aranezerwa. Njyewe naranezerewe nize icyo kintu, kutaba igikoresho. Naciye urwo rudodo ndavuga ni stop, birarangiye, ntabwo ngomba gukurikiza ibyo abandi bantu bantekerezaho. Uwo mwanya nabikoze numvise nahindutse undi muntu, kubera ko nari umuntu nyine unicira urubanza, ukiripabiliza. Niba nk'umuntu ambwiye ikintu sinshobore kugira icyo mufasha, sinshobore kugira icyo mumarira, ugasanga ndi kwica urubanza, ugasanga wenda ndakora n'ibintu ntakwiye kuba nashobora, ntakwiye gukora, ariko nkabikora kugira ngo umuntu atagira ngo ndamwanze, ibintu nk'ibyo. Ariko iyo nageze kuri icyo kintu ndavuga ni hari igihe cyageze ndavuga nti stop, ibi bintu ndabihagaritse. Numva ndavuga nti nciwe urwo rudodo. Hari igihe kuba urudodo rw'abantu bakurura bajyana bakurura ni ibintu bikwica ubuzima. Umuntu yakubwira ati kunyura aha ukanyura aha, umuntu yakunyuza ahandi ugakurikira. Murabona ni n'ibintu hari dukurana, ni ibintu tuba twaratangiye tukiri batoya. Murabona no kwiga, dutangira twiga, ababyeyi nibo baduhitira amashuri. Tekereza wibaze, uzasanga warize amashuri utihitiyemo, wakurikiye nk'amashuri wenda utanakundaga, cyangwa se ukora umwuga utashakaga, cyangwa se amashuri atajyanye nawe n'umwuga utajyanye nawe, kubera yuko wakurikiye ibyo ababyeyi bawe baguhitiyemo. Ni ababyeyi bawe bashakaga ko wiga ibyo bintu, urabikurikira. Ariko wenda ntubikunda, wakurikiye ibyo bintu mu byawe wumva ko bitabikunze, ariko urabikurikiye kubera iki? Ababyeyi nyine. Ariko hari igihe kigera umaze gukura ukavuga uti stop, ko nkurikira ibintu abantu bamitiyemo. Niyo umaze gukura ntabwo wanakomeza kuba nk'umwana ukurikira aho abantu bakujyanye ugakurikira. Iyo ugeze ku rwego uvuga uti noneho ntabwo nkurikira ibigezweho abandi babona ko bigezweho, sinkurikira ibyo abandi babona ko ari byiza, njye ndakurikira ibyanjye mbona ko ari byiza, ndakurikira ibintu ngerageze kuba uwo ndiwe, nkuri ibintu numva bijyanye nanjye. Icyo gihe uba umuntu unezerewe. Donc ndakukangurira guhagarika kuba nyamukurikira izindi. Bya bintu umuntu wese akubwira ati wankorera iki ukagikora, wagira gute ukagikora, ariko kitakurimo. Ikibazo nuko kiba kitakurimo. Iyo rero ukora ibintu bitakurimo urababara. Ndabikubwiye ngiye ni ibintu nzi, na nyuma haza n'ingaruka nyine kubera iki? Kubera ko nyine wakurikiye ibintu bitajyanye nawe. Icyo gihe rero iyo wahindutse ukaba umuntu ukavuga uti no, birarangiye, uwo muntu umeze utese, uba uvutse nk'umuntu mushya. Ni ibintu liberateur, uba ubaye umuntu mushya, uhinduka umuntu mushya kubera kuba yuko wabaye uriwe, wabaye uwo washakaga kuba we, wabaye umuntu mbese uri wowe, urumva ko uhindutse mushyashya. Ntabwo ugikina role abandi bashaka gukina, ntabwo ukina ibindi bintu abantu bashaka gukina, ntabwo ukina iby'inshuti zishaka gukina, ntabwo ukina iby'ababyeyi bashaka gukina. Uri wowe, ukina wowe nyine. Mbese wowe ntabwo ukiri mu gushimisha abandi, uri gushimisha wowe. Waciye wa mugozi, ugomba kubimenya ukavuga uti mpagaritse kuba igikoresho cy'isi, igikoresho cy'ibyo sosiyete yifuza, igikoresho cy'iby'inshuti zanjye zifuza, igikoresho cy'abandi bantu. Noneho icyo gihe uwo muntu unezerewe, nta nubwo ugwa mu mitego, ntabwo ugwa mu bintu bikubabaza. Ni ibanga ngewe ryamfashije, kubera ko ngewe nk'ubu ngubu n'inshuti zanjye, hari nk'umuntu ushaka kumbwira nk'ikintu nkamubwira ngo hoye, ariko mbese sinashaka kubishobora. Ni ukuvuga ngo ariko ugomba kumenya yuko iyo ufashe urwo rwego, hari inshuti nyine zitabyumva. Izo ngizo ziragenda, za zindi nyine zitaragira nyine iyo myumvire yuko umuntu niba n'inshuti yawe afite ubwo burenganzira bwo kugira ibintu aguhakanira. Izo ngizo nyine ziragenda. Ubwo ugize nyine umenya inshuti nyanshuti, murakomeza nyine ngo ubona inshuti nzima zikubahira uwo uri we.
zitashaka yuko donc baba bita les opportunistes za zindi zikugira inshuti kubera ikintu gishaka ugikorera ubushuti budashingiye ku kindi kintu, izo murakumana kandi aba ari inshuti nziza. Ni ukuvuga ngo hari inshuti nyine zizagenda kubera ko wahindutse umuntu mushya, wabaye uwuriwe. Njyewe ni ibintu natangiye igihe nabitangiriye, ni ukuri nabaye umuntu unezerewe, ndanezererwa, numva nezerewe, nta kintu nkora numva kitandimo, kandi nibivuga ngo ndi umuntu mubi, nibivuga ngo hari abantu mbagirana oya, iyo numva ari nk'ibintu bitandimo ndavuga ngo hoya, niba hari ahantu mpamagaye numva ntabonetse ndi mu bindi, ndakubwira nti ntabwo bizankunda, ntabwo nzaza, kandi wenda turi inshuti, kandi simpe guha ibisobanuro, nkumva meze neza. Mu gihe nashoboraga kujyayo mbere kandi numvaga naniwe, wenda numvaga nabishoboye ariko nkavuga ngo ngomba kumushimisha, icyo gihe mba nabaye uwo ntariwe. Ubu rero nabaye uwo ndiwo, ndanezerewe. umuntu utabyumva ibintu bimbangamiye, je mets à côté. Wa bantu muba mubana ubona ari umuntu udashobotse, ukuza amahoro, ubona afite imyitwarire idashobotse, itakunyuze, udafite icyubahiro, ufite imyitwarire itakunyuze, ukabona yitwara ukuntu utazi bidakwiye, abo ngabo nabo ntabwo nyiri namo. Kubera iki? Ntibinyuze, kuko nshaka kunezerwa. Iyo rero mbese urireba wowe ukavuga uti njye ndaharanira ibintu binyuze, ndaharanira ibintu bitambuza amahoro, ndaba uwo ndiwe. Nta muntu usagarira, nta muntu ugirira nabi, kandi ukunda abantu mu bushobozi, mu mbaraga zawe, kandi ukamererwa neza. Donc iyo wabaye gutyo rero, uba waciye n'umugozi, bigufasha no kumenya kuvuga hoya aho bidashoboka, bigufasha no kuvuga yego, none ukajya n'ahantu, ukajya no mu bintu wishimiye. Icyo gihe iyo bigiyemo bijyanye nawe, unabijyamo ukanezerwa, uba uri umuntu unezerewe, uba ugiye ahantu ukishimisha, ugataha wishimye, utagiye muri bya bintu bitagushimije. Kubera iki? Wahisemo kuba uwo uriwe, wahisemo kumenya kubwira abantu uti hano hoya, wahisemo kutakuba igikoresho cy'abandi, kutaba igikoresho cy'isi, kuko na sosiyete hari ibintu dushaka twifate gutya, tugire gutya. Kubera iki? Ntugitinya ko abantu bakwanga. Ukwanga ubwo ni akazi ke, ni uko ateye, ntacyo wamugiriye, we wabaye uwo uriwe, wahisemo kuba uwo uriwe. Urumva ukuntu ari ibintu byiza, wumva unezerewe, wumva ubohote, wumva umerewe neza muri wowe, ubana n'abantu munezerewe. Mbese ntabwo sinzi ukuntu nabibasobanura, ariko guca umugozi wo gushaka gushimisha abantu, guca umugozi wo kugendera ku jisho ry'abandi, guca umugozi wo gushaka kunyuza ko abantu banyurwa kandi wowe utanyuzwe, ibyo ni ibintu bizagutera umunezero. Uravuka bundi bushyashya, c'est libérateur en fait, umererwa neza. Je sais pas comment nzi ukuntu nabibasobanura, ariko ni ibintu ngiye byamfashije cyane, kubera ko bituruka ku buryo bita development personnel. Nkunda kubaganiza ibintu nk'ibyo, ariko ni ibintu ngewe kimombo kwede byamfashije, binafasha no mu gutera imbere kwanjye, bimfasha no kongera umunezero ngiye murabizi, hano ndabibaganiza, ni ikintu mpa agaciro gakomeye cyane. Ibintu byambuza umunezero, ibintu byantera stress, umuntu naba mvuga nawe nkabona arambuza amahoro, ngewe ntabwo nkomezanya nawe. Ni ukuvuga ngo ndatuza kandi simwange, ariko cyangwa se nk'abantu mbona ngomba kugumana nabo, icyo gihe noneho mbaha ya ntera imfasha kutabivanga cyane nabo, ariko tubana nabo ku buryo batambabaza, ku buryo nezerwa, ntibambabaza mu byo mbagomba gukora, noneho ibyo bikamfasha. Ni ukuvuga iki? Nahisemo guca umugozi wo kuba la marionnette des gens, y'abantu, kwa kundi ubona mu gikoresho, cyangwa se marionette y'isi, nabyo ndabikora. N'isi nayo hari ibintu ishaka kutujyanamo, ukora ibi kugira ngo bigende neza, abandi babone ko utabanze, abandi babone yuko wakoze ibigomba gukorwa ujya. Ibyo kuva nabimenya ni ibintu byamfashije cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ubigiyemo, iyo ufashe iyo nzira, uzabibona, uzaba umuntu unezerewe, ariko ugomba no kuba witeguye ko hari abantu bazakuvaho. Urumva abo bantu bazakuvaho nyine aba ari abantu badashobotse dahere. Ubugize n'Imana, ubugize Imana none ukaba n'inshuti nyanshuti. Ubana n'inshuti nyanshuti, ni ukuri, za zindi ubonana nabo ukishima, za zindi ubonana nazo ukaba uriwe, ugataha unezerewe, nta gahinda kakuzaho, ni abantu bagutesha umutwe ukibana nabo. Urumva ko niyo mpamvu umunezero nyine uba
ukuri hafi. Ubwo rero niyo mpamvu nanjye ndabigukanguriye, hagarika kuba igikoresho cy'abandi, hagarika kuba igikoresho cy'abandi, uhagarike kuba urudodo abandi bakurura, uzayibona bizaguhesha umunezero. Nta bintu byo kuvuga ngo unyura kandi bitakurimo. Abantu benshi banyura mu nzira itabarimo muri bo, mu mutima wawe. Kurikira umutimanama wawe, kurikira wowe, wowe ujue, ntukine ibyo abandi bifuza gukina, kina ibyo wowe wifuza ko uba byo. Nibyo byiza monami. Inshuti zanjye, ndabashimiye rero, reka ndangize rwose ngushimira cyane, ndashimira cyane umuntu wese ushyigikira uru rubuga. Ndabigushimiye, kanda like, kanda kuri partage, share, ube wahereza ikiganiro undi muntu ushaka kugira iyi nama yuko ahagarika kuba uwo atari we. Abantu benshi baba darasufa mu imibabaro ibarenze kubera ko batazi iki kintu. Iki ni ikintu kigufasha cyane kandi nta kintu kigutwaye. Aho rero mugire ibihe byiza, ubwo nawe utaha, ubwo tuzongera dukora ikindi kiganiro n'undi munsi. Mwakurikiye, abakurikiye mwese iki kiganiro n'abakurikira iyubakukire, ndabashimira cyane. Muri abantu banjye, muri inshuti zanjye z'agaciro gakomeye. Abampa like ndabashimiye, n'abajya bampa amakomenti ndabashimiye cyane. Ciao ciao.